umukunzi wanjye aragiye ambwiye ko agiye gutegura iby'ubukwe bwacu azagaruka ryari koko ambabarire ntazatinda usigara njyenyine biragoye hano nsabye guhora nambaye iyi myenda nsizemo kugira ngo atazaza akanyoberwa umara niteguye kandi itabaza byanjye bihore byaka ako njye sinabwishoboza nzagerageza ati iki gihango gikomeye yarangoye impano ikomeye ati igihe n'ikimenyetso ati igihe n'umwambaro wera imana ifasha nzabishobora ariko kandi nzamutegereza nawe ndakoze n'indahemuka ziraryoshye ziraryoshye nawe urabibona ahubwo ikintu natekereje ngiye ntekereje ko imana ntabwo ari ngombwa ubundi ishobora nko kujya ifata umuntu aho kugira ngo utwike igaterura nko mu ishuri ikagukorera urumva bimeze tugendere kandi imana igihe ntacyari itababarije isi ni nziza mwana isi iraryoshye bariho ubuzima haruguru ntabwo ubuzima ntabwo bondira nari gusa kandi amakuru bite byawe nari muze mwicara neshande muraho ni byiza muraho mwicara ariko sibite n'amahano yawe umwana yanjye urambaye ariko wese igihe bagusabiye n'ubu uracyambaye ibibindi nose kumve yambwiye ngo azasange nkibyambaye bivemo reba tumeze telefone nziza yakugeze ngahe bita niyo mpamvu wabaye gutyo azaza ariko warashaje wabaye mubi azaza tumeze azaza kunywa n'ubwizera nawe yasigiye igihango kandi gikomeye ntabwo nawe yamukije twaradisa abantu bameze gutyo babaho nimugende kandi tugukira inama mugende nawe upfuye n'uruba reba uko tumeze reba ukuntu washambega inzara polisi abantu babaye baracyabana mama yanjye ureba imyaka kuko ibaye 5 1 2 3 4 5 maze kuba myinshi ariko umukunzi wanjye kuko azaza cyangwa nazaza umukunzi wanjye ni inyangamugayo kandi yasigiye igihango kandi n'inkwano yarayitanze igihe nabereye ndataha nkisanga nzamutegereza singira n'umuntu rwose ushobora no kuntekera icyayi mbega n'uburyo siniki kandi abakobwa babiri ariko kwa gutera ko hari umukobwa buriya ahagenda nkagira icyo mubwira buriya ntiyanyemerera ariko n'umurokore kagende numve kagende wenda wasanga imana ikorera no muri twebwe twese nanjye kanyumva ese burari ubyemerera birashoboka ariko karibu yesu ashimwe muroko karibu sitare urinde uragezwa n'iki ntabwo abantu bameze nkawe ko namenyere ko bansura ntabwo nzi ariko ndakwibwira ndaricara mbwira ariko vuba icara tuganire nta kibazo oya nta kibazo mbwira vuba ngenegereje umukwe hari igihe yaza undangaje oya mbwira vuba umva icyo ushaka kuvuga ushaka iki ni umuturanyi wawe nitwa muhata urukundo vise kugira ngo nikuvuga ko nitwa muhata urukundo vise urukundo gukunda ni rwo runzanya urabona turaturanye
ubuse wanyumvise ko ntacyo bitwaye ndamufite abayizi ndamufite kandi azaza kunjyana kandi kugira ngo yarakisiti ubwo washaka kukubeshya bitekerezaho uzamwisubiza kizima ndabizi ahubwo agenda ntacyo ari mu gitondo hagaragaramo igisubizo sibyo bagenda nzajya nkubwira rwose ibintu wirirwa neza biri bye ariko mana we aneye utwatsi ni ukuri use ntareba ko ndi umujene ukeye ariko si buriya aneye kutanyangara nzasubirayo ejo usaba aratibwiriza n'abakobwa barambwiye ngo isirimi nashira kandi nanjye kuko ndabona imyaka yihuta uyu mugabo utaza kunjyana ibi ni ibiki yarangoye ndabyemera yasigaye n'ikimenyetso ariko imyaka ibaye 8 nzategereza kuko ngeze byaje amahoro y'Imana wowe uraza uvuga neza ngwino wicare urinde urabizi ko ndi umuvandimwe w'umukunzi wawe hata ni wowe muvandimwe w'umugabo wanjye uri impanga ye aracyanekereza kandi aracyagukunda aracyakuzirikana urakoze cyane urukundo yagukundaga ntaho rwagiye ndetse n'ikimenyimenyi kugira ngo akuzanire kagurisha ikimenyetso cy'uko akigukunda urakoze cyane genda gaso umukunzi wanjye aracyanyuka mukunzi wanjye ndacyagutekereza kandi ndakuzi ariko wibuke igihango twakirana uhore witeguye kandi itabaza ryawe rihore ryabo kandi ari kwihangana akageza imperuka kuko ari uzakizwa aya magambo arakomeye ndakagumisha hafi kugira ngo ajye urabona ujye muri amasomo uraboneza ahimbaza mwebwe muri abashyitsi beza muvuye hehe mujya mu nzu y'Imana murasenga mubwira abantu amagambo akomeye ndi kubumva ni meza yanyu urakihanganye se ndakihangana komeza wihangane ariko rero iminsi ibaye myinshi namwe murabibona ihangane wirangira umukunzi wawe azaza ntabwo yakubeshye ihangane kugira rero tuzi uceceke tuzi ukomere umukunzi wawe urabizi n'inyagaruka ndabizi kandi wibuka igihango mwagiranye gikomeye umukunzi wawe ni inyangamugayo kandi wibuka igihango mwagiranye gikomeye yakizirikana aragukunda kandi ashaka umugeni abasore n'abakobwa hari ibishuko nanjye njya mbibona urakoze ntukajye wisonga bari abakobwa b'iki gihe baza bashukana hari abakobwa ntuzongere kumva ibyo bakubwira bakuvana mu byizerwa umwe yapfana ujye wihangana ukomere usome na bibiliya nibe nawe bamwe barambwira amagambo akomeye kandi yibutsa umutima kuko baba mu nzu y'Imana abantu baba mu nzu y'Imana bavuga ukwabo abantu bava mu nzu y'Imana ntibavuga ibyo babonye ariko babandi baraza bakabwira ibintu nkananirwa no kubyumva ndakora iki imyaka ibaye myinshi reka njye kureba wa mukobwa nini
yarasabwe ngo baramukwa uzi ko yabaye nka musore wategereje umugabo amajoro 18 ariko mbabaze gatoya mbabaze muhagarare mbabaze ko maze igihe numva abantu batandukanye bavuga ngo nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima aho ngeze nkabyumva abantu batandukanye ngo nyuma y'iyi mibabaro ngo abantu bose bazashima imibabaro umuntu nk'iyi maze igihe byumva ahantu hose wagiye kumurokore ntawe koko ntawe umubabaje ntawe ariko mwana we ubukoko nzakura niruka muri iki kizu nyine gusa nzajya nigogenda imfunguzo ndaryama nkarara inshuri nkambara amasogisi adafuze niba zo zigiye kunyica rwose imana imbabarire waba urakora nyumve reka ngende iki ariko mfite ku mafaranga wa kandebe ko amafaranga nyatwara faranga ari munange ba ufite ifaranga ntacyabura faranga se ko ari gusema kweri n'umufaransa arabuze ifaranga riravuga ntanswe ngewe umukwarashe ubwo si ubuje noneho usaharira niteguje ndebe ko ninye kuko yasize umukwarashe we namwakira gute nubwo imyaka yari myinshi aho araje arakoye iminsi yose iba myinshi gahima numve uyu munsi umukunzi wanjye araje ariko siko wasanga yaza kunyigurira amubwira nitwa kwiye kumagaga ndabizi araje kandi arantwara babakobwa basongere bambone umukwe wanjye araje isishije mu rugo ntabwo ari wowe nayitegereje ako se ntabwo twavuganye ko ari umunsi mu gitondo ngwino wicare reka nicare tuganire ntacyo murugo rwose wambabariye ukanyumva nta ngombwa rwose ko napfukama ariko ukanyumva
Maroko icyifuzo naguhaye ejo bundi cy'uko mukunda nawe ndacyagikomeje kandi njye mfite gahunda yihuta ubwo narangije kuwupanga. Ubwo wowe warangije kuwupanga? Njye ntawe mpuriye n'uriya mutekamitwe ahubwo ubundi uwo muhungu yagiye ibwami yagiye kwa data aho tuzaba. urabizi maze ukwezi kumwe mvuye ibwami. Umaze ukwezi uvuye ibwami? niho nakoraga. Niho wakoraga cyane. waramubonye? uwo muhungu nabonye aza ni umuhungu muremureho gatoya, muremure mwiza w'ibisamiremire w'imibiri yombi wambara amarinete. yapfuye we kuraho rwose ubu byararangiye. yashatse umugore n'ubukwe bwe twaramutashye ejo bundi. ubwo ikidasanzwe bo ntabwo bagenda mu modoka bagenda ku mafarashi. namwe bya bene byanyu bya bibibi reka da ntabihaba ni amafarashi. umugabo wanjye yarantaye yashatse undi mugeni ariko njyewe ansiga hano. njyewe kuko yashatse undi kandi njyewe uzi ko mukunda nabikubwiye. amafaranga yari afite inkwano zirahari ahubwo kiraburya ku mafaranga y'ubwanwa mvugo ameze. amafaranga y'ubwanwa urayafite? ubu se aya ngaya urabona ni ibibyimba ndwaye? ntabwo ari ibibyimba. reba kureba urayabona? aya ni amafaranga? akira ahubwo buyarya akira asigarana ku mafaranga y'ubwanwa. oya oya ariko abana rwose oya nako urayanga. yajyanye se yose yange noneho ndagenda nterefite abandi kandi wowe uzagumaho ngaho. ariko niba utabitekereje ejo se uzagaruka nawe nabonye kuba ufite amafaranga agiye byose narabirangije. ntabwo burabwira twatsi kokora birashoboka se? aya ntabwo byakunda urase nasubirayo. umukwe wanjye yarantaye yashatse abandi nanjye ndahananirwa nambaye ivara ngo azaza ikanzu siyikuramo ngo umukwe azaza azaza ryari? imyaka ibaye 12 ndamutegereje abandi si bayimazeho ngewe ngo ndacyari hano. fashe icyemezo umva garuka. yego sheri wasemo wowe ntegereza ibyo bisigaho ntegereza iminota zero ibindi bimpagije iminota zero bigezeho tugenda igihe maze muri ibi bintu ni kirekire. yewe wenda azaza n'ababyambaye amafaranga ntacyo adakora. barakorera rero azaza n'ababyifatira iminsi yose amaze ngo azaza ko ataje se. twakunze bavuga ngo azaza igihe kibaye kirekire ngo azaza n'impeta yazayambaje. arabona ngo arambeshya aragenda ibwami ngo agiye kwa se agashakaho undi mugore. uriya mugabo se ntabizi neza si yavuyeyo amakuru si ayazi si yabyiboneye se none hari itunganya nanjye ngira kuri matindara batomboye kabisa. yewe uba zongere niraza azabimbizi zongere zigice ngwino bamugaba nabyarije ko wabisize nazamete nazimwe twigendera rero n'inyanza ngaha twigendera nanjye njya kwirira ubuzima. reka njye kureba wa mukobwa wo mu rukori imyenda ko yayikuyemo ya myenda yamurimbishaga ko yayikuyemo na ya mpeta ko yahoraga ambwira yuko umukwe yamwandikiye amubwira ko naza ibyo bintu azamumenyera ko ari umukwe we kabugenewe. gusa uwabyiyambarira ntabibwire n'ibyo dore na ya mpeta ariko se ko yahoraga atubwira ko ari byo umukwe bazamureba. reka mbyiyambarire wenda hari amahirwe yansekera mwana we.
ntiyabaye nyinshi akarambirwa akigendera. Hariya ndabona umuntu ufite ibimenyetso nk'ibyo nasize. Mukunzi wanjye urakomeza. Ibyo mvuze, ibyo natekereje ni inzozi. Dore nayambitse, dore nayakanzu. Yesu, nibyo wayo umugeni cyangwa ndabota? Ni iki kigaragaza